Ese wari uzi ko ibitekerezo byawe ariyo ntandaro y'ubuzima bwiza wabaho cyangwa se ubuzima bubi wabaho? Uko ubayeho kubi ubu ntacyo kuvuze, ahubwo iherezo ryawe urarivugaho iki? Abantu benshi bibwira ko bashaka guhindura ahashize habo, ariko bakirengagiza gushyira ku murongo ibitekerezo byabo. Ibuka yuko ntacyo umubiri wakora utabitegetswe n'ibitekerezo. Ese ibitekerezo bimaze iki? Ibitekerezo nibyo bikugenga. Ibitekerezo nibyo bikugenga nshuti yanjye. Imigani 23:7 wanditse ngo kuko uko utekereza mu mutima ari kuri. Kora subscribe, share, like na comment kuri Healing Word Official. Dukomeze n'ikiganiro. Ikaze kuri Healing Word Official ku ikusanyirizo ry'ubutumwa bwiza. God bless you so much. We love you. Ibikorwa byacu ni ingaruka z'ibitekerezo byacu. Niba dutekereza mu buryo bubi, tuzagirwaho n'ubuzima bubi. Ariko niba tuvuguriye ibitekerezo byacu, tukabihuza n'ijambo ry'Imana, tuzagendera mu mibereho yacu mu by'Imana ishaka. Abaroma 12:2 haranditse ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, aribyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Dore ibintu 4 bisobanura icyo ibitekerezo byacu ari byo. Ikintu cya mbere, mu bitekerezo byacu niho habera intambara. Abakorinto ba 2:10-4 haranditse ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, mbega si intwaro z'inyama n'amaraso, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'imitekerereze n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Ibyo dukora buri gihe ni umusaruro w'ibyavuye mu ntambara y'ibitekerezo byacu. Ibyo nibyo twita decision. Ishobora kuba positive decision cyangwa se ikaba negative decision. Dufite abami babiri batavuga rumwe. Umwe ni umwami w'urukundo, undi ni umwami wo kugoma. Mu bitekerezo byacu hahoramo intambara y'ikibi n'icyiza iteka ryose. Muri mind yacu hahoramo impaka, intonganya z'ibirwanya Imana. Duhora duhanganye n'ibitekerezo bishaka ko dufata umwanzuro mubi. Satani agerageza kuturwanya akoresheje amayeri n'ingamba nyinshi, binyuze mu migambi yizwe neza n'ubushukanyi bugambiriweho. Satani ni umubeshyi. Yesu yamwize se w'ibinyoma n'ibintu byose bitari mu kuri. Iyo usomye Yohana 8:44 usanga Yesu avuga ngo mukomoka kuri so Satani. Yesu yamye ari umunyabinyoma, yamye ari se w'ibinyoma, kandi koko ibyo avuga byose si ukuri. Satani aratubeshya wowe nanjye, atubwira ibintu kuri twebwe, ku bandi bantu no kubibaho, ariko bitari ukuri. Satani atangira turemamo ubwoba, gushidikanya, adushyiriraho urwikekwe, akomeza buhoro buhoro, adahubuka, akica inzira z'imitekerereze y'abantu. Satani arakomeza akageza ubwo atsinda ibitekerezo byacu, yarangiza akabyubakira ibihome cyangwa se gereza, akafungiramo ibitekerezo byacu byiza cyangwa se bizima. Nibyo birangira aduhaye addiction ye, ububata bwe, kuko ibyakamurwanyije byose arabanza akabigira abanyururu cyangwa se imfungwa. Nta gusenga, nta kuramya, nta marangamutima, cyangwa nta gusenga, nta kwizera, nta rukundo. Ibintu byose byiza aragenda akabifungirana bitewe na experiential life aba yaragiye atunyuzamo, akabasha no kudukomeretsa bitewe wenda n'ubuzima waranyuzemo. Akagenda ababaza amarangamutima yawe, ababaza urukundo, ababaza ibyiringiro, warangiza agafungirana ikiza cyari kiri muri wowe, ugasigarana ibibi gusa. Muri makeya, Satani ni umwanzi. Kabiri, mu mitekerereze niho habera urugamba. Icya gatatu, Satani akorana umwete ngo yubake gereza muri mind zacu. Ikindi ni umuriganya. Satani akunda kutwereka inzira za bugufi kugira ngo aturiganye ibintu binini. Mubuzi ibintu byabaye kuri Esawu, yatanze ubutware bwe bwose abuha Yakobo,
ku biryo gusa by'amasegonda make, kandi ari no kumara n'umunsi atariye, wenda nawe ejo akongera agahiga agafata icyo kurya, ariko ntahite atanga umugabane w'imfura ngo awutange wose. Rero Satani arariganya. Akenshi dukunda kubaho ubuzima ibintu bikaduca mu maso, ibintu byacu bikagenda kubera ko twariganyijwe n'umwanzi. Nikajya nabeshya abakobwa ugasanga urasambanye ngo nibwo umusore azakwemera, ugategereza ubukwe ukabubura bitewe n'uko yakuriganyije ibintu akwereka ibindi byiza, ari ugasanga nta cyiza kibirimo, ahubwo ni ikibazo cyane. Nibwo usanga umuntu yagushutse ukaba wagura nk'ibintu birimo amanyanga, biri fraude, bitemewe, ugasanga final urahombye kubera ko wari umukristo wizera inzira y'umwijima cyangwa se inzira bugufi, uzinguraza kugera ku ntsinzi, ariko kumbi wagira ngo uriganywe unafungwe cyangwa uhure n'ibindi bintu. Biradusaba ko tumenya ko Satani akenshi ibi byose abitangira mu bitekerezo byacu. Ikindi cya kabiri tugoye gutekerezaho, mu bitekerezo byacu harimo ibihome cyangwa se gereza. Abantu benshi bivuze ngo gereza bagira ngo ni gereza isanzwe cyangwa se uburoko buno tubona, ariko mu bitekerezo byacu harimo gereza. Urugero, wakuze ubona papa wawe akubita mama wawe, iyi gereza iba yamaze kubakwa. Gereza yamaze kubakwa muhungu, ni ukuvuga yuko nawe niwe wubaka urugo uzumva ko ugomba kujya ukubita umugore wawe, kandi sibyo. N'umukobwa nawe nabona mama we bamukubita, azubaka urugo yumva ashaka kubaka mechanisme de defense, ashaka kujya yirwanirira, agere mu rugo ameze nk'umuntu uri mu ntambara, yumva ko agomba kwidefanda nawe batazamukubita nk'uko bakubitaga mama we. Iyi ni gereza ibiri mu mutwe wawe, kuko ufite gusanga umuntu mugiye kubana we adashaka kuzarwana nawe, atari ko yarezwe, ariko watangira gukoresha kubera ko ibitekerezo byiza byafunzwe muri ya experience life wanyuzemo n'ababyeyi bawe, ugatangira upuratika bya bindi wabonye kuri so, bikarangira usigaye urwana mu rugo, mbega buri mwanya akantu kose ukumva wagira amahane kugira ngo umugabo wawe muhabura atazarwana nawe nk'uko so nawe yajyaga kubita mama wawe. Rero iyo ni gereza nayo ihitiza mu buzima bwawe, ugakomereka, ukaba uzi ko ariho ugomba kuvoma ikibi iteka ryose. Cyangwa uzubake urugo witeguye guhangana. Ibihome byo kurenganywa bibaho, ibihome byo kubeshyerwa, ugasanga umuntu yarabeshye warafungwa, asohotse yumva ko nta muntu uvuga ukuri. Ibihome bya site pornography, ugasanga umuntu areba pornography aribwo buzima bwe, ugasanga nta kindi kintu kimuhumuriza, iyo abonye ari wenyine ahita ajya kureba pornography, kandi zirazica ibitekerezo zikazana irari ari ry'Imana yanga. Kuba waragambaniwe n'ibindi ibyo ari byo byose, byose byahinduka ibihome by'ibitekerezo byawe, gusenya urugo n'ibindi byose. Ugasanga hari n'ibintu uraza umwana wawe azacamo kubera ko umutwe wawe Satani yaragiye ashyiramo udusanduku dutandukanye, ashyiramo agasanduku igihome cyo gufungiramo intekerezo zo kubabarira, ntujye ubabarira, ashyiramo kwihangana kurabura, aragufunga muri gereza, usigarana umujinya uhoraho. Ibyo bintu byose bibaho nyine gutyo kumva ko niba ugize wenda ubonye umuntu umukobwa mukundana, ukumva ko ikintu cyakemura kuba mutari kumwe nawe ari kujya kwikinisha cyangwa se ukora ibintu nk'ibyo by'urukozasoni. Izo ni gereza ziba ziri mu mitwe yacu, kandi izo gereza iyo zirimo ntushobora kugira ikintu ukora cyangwa se kuvuga ngo umubiri urabyanze iteka uhita ukora bya bindi Satani ari kukubwira, kuko wowe wanyawe mwiza muzima, icyiza Imana ishaka cyarafungiranywe, cyarafunzwe. Satani ari kukubwira ibyiwe ashaka yabohoye ngo bijye biza mu buzima busanzwe bikore, kuko niyo twarwanyije Satani tuba turi gufunga ibitekerezo bye, n'imitekerereze ye tukayifunga, tukayikuraho cyangwa tukayisohora mu buzima bwacu, mbega tukayiheza umwuka. Ikindi kintu cya gatatu tugomba gutekereza rero mu bijyanye n'ibitekerezo byacu, uko utekereza ni kuri. Imigani 23:7 haranditse ngo kuko uko utekereza mu mutima ariko uri. Mbega uko umuntu atekereza mu mutima niko ari. Ibyo utekereza ni input, kandi bishobora kuba na decision. Iyo decision rero niyo wowe ugaragaza cyangwa se ushyira mu bikorwa, cyangwa se iyo winjije input y'ibintu uri gutekereza muri mind yawe, decision ufashe niyo burya output, ni nayo ihita yinjira, ni nayo umubiri uhita ugaragaza, niyo wowe uhita ukora nyine mu buzima, abantu bakabona reaction igahita iba. Niba rero ibitekerezo byacu bigira ingaruka ku cyo turi cyo, birumvikana ko ikibanze ari uko dutekereza ibitekerezo biboneye cyangwa se byiza. Imitekerereze yawe igomba guhura cyangwa se igomba kuba mishya kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Wibuke ko kandi kuvugurura imitekerereze yacu bisaba igihe kirekire
ntabwo ari ibintu bihita byihuta ngo uhite uvuga ngo ngewe uno munsi nahise mpinduka ngo nabaye mushya. n'umuntu usenga arakizwa akakiza umwami n'umukiza, ariko ejo ukumva yanyweye icupa rimwe yaranywaga amacupa 20 kugira ngo agende ahinduka gake gake. niyo yahindutse hari yageraho kabari agahaca avuye gusenga abandi bari kunywa, ubwenge bwe bugahita busubira hahandi, akanywa rimwe agatebuka agakoze icyaha agahita yiruka. rero ntago guhinduka bita biba ako kanya ngo uhite wumva ngo wahindutse. mbega ibitekerezo byawe byiza byaboshywe ubibohora gake gake, kandi ukagenda wirukana imitekerereze ya Satani cyangwa se y'umwijima mu buzima bwawe, cyangwa se imitekerereze isubiza hasi irwanya imigambi y'Imana ku buzima bwawe. hari igihe tugira ibitekerezo mu mutwe wacu ugasanga ibyo bitekerezo akenshi birwanya imigambi y'Imana ku buzima bwawe. for example, wibwira ko uko iwanyu bakennye babayeho bakennye nawe ariko uzapfa ukennye, wibwira ko iwanyu bapfuye bakinyutse nawe ariko uzakenyuka, wibwira ko iwanyu bapfuye bambara ubusa nawe ariko uzambara ubusa. ibintu byose wibwira bigusubiza inyuma, ugasanga biragenda bigarwanya icyo Imana igutekerezaho. ibyo ni ibitekerezo, kuko bya bitekerezo wagize bibi bituma utangira kujya wanzura, kumva utakora, kumva wakiryamira, kumva wakisinzirira, ukiciraho iteka, ukumva ko byarangiye. rero abantu benshi banegirije ibitekerezo byacu, ariko ibitekerezo byacu nibyo bigize buri kintu cyose ku buzima bwacu. bityo rero ntuzacike intege none imihindurikire yawe isa n'igenda buhoro buhoro, ni step by step nk'uko umwana abasha kugenda. umwana ntiyabyuka mu gitondo cyangwa se kimubyara ngahita agenda yirukanye. uwo mwana wahita ubona ari ikibazo, ushobora no guhamagaza inzego z'umutekano cyangwa se abaganga bakagufasha kureba ikibazo uwo mwana afite. umwana ubyaye agenda yiruka ntibibaho. na Yesu umwana w'Imana yaravutse amera nk'uruhinja nk'uko izindi mpinja zose zimera, agenda yigishwa gutambuka n'ibindi n'ibindi. tekereza ku byo utekereza. iki ni ikintu cya kane tugiye kwigaho. ikintu cya kane tugomba kwigaho ni ikintu bita gutekereza ibyo dutekereza, cyangwa se gutekereza ku kintu uri gutekereza. niba ukwiye kubaho ubuzima ushaka, ubuzima bubohotse butsinda ibitekerezo bipfuye, ubuzima burimbura gereza zubatswe na Satani muri mind yawe, ukwiye gutekereza ku bitekerezo byawe. mbega sohoka mu byo utekereza ujye aho ubyitegeye, ubundi ubinyuzemo amaso, ubikorere analysis, ubikorere evaluation, ubikorere conclusion cyangwa decision, ubone gukora implementation. rero akenshi kubera Satani aba yaramaze kubaka gereza zifungirana icyiza mu buzima bwacu, ahubwo agafungurira bya bitekerezo bizima, niho usanga no kubirekura biturushya, kuko nawe wabyubakira andi mazu yo kugira ngo bibeho mu mitwe yacu, ariko anafungirana cyangwa se anige, agira abanyururu ibyiza byatugeza ahantu heza mu mugambi w'Imana. rero kugira ngo akenshi mu buzima bwacu dukora ibintu cyo turegita nabi, tukaregita negativu, ibintu bitujyana mu ntege nke, mu mwijima, mu kudusubiza inyuma. nuko akenshi ntitugira analysis y'ibitekerezo, ntitugira evaluation, ahubwo tugahita dukora decision gusa tukanimplementing. kandi ugasanga iyo ukora analysis na evaluation wari gusanga ibintu ugiye gusohora hanze cyangwa se ibintu ugiye gushyira muri pratique ari bibi, warangiza ukitekerezaho. hari nk'umuntu uba utararwanaga, umunsi umwe afite nk'umuryango akarakara agahita akubita nk'umugore urushyi, ariko hashira umunsi cyangwa se muri iyo minsi cyangwa se uwo munsi akibikora, akagenda akitegereza akavuga ati ibintu nkoze kuva naho kasi ndabikora. yarangiza akavuga ngo ngomba gufata icyemezo, ibintu nkabireka sibizongera ukundi, agasaba imbabazi umuryango we, yarangiza agaca iteka katazongera. uyu ni umuntu wakoze analysis, evaluation, conclusion and decision, akora na implementation. ariko nubwo yakoze bino bintu yarenze igihe. ubundi mu gihe ugiye gukora reaction, kuko action yabaye mu mutwe wawe, mbere gukora reaction ugomba kubanza ukagira analysis, evaluation, conclusion, cyangwa se ukabona gufata decision, ugakora implementation y'ikintu watekereje neza kiri positive cyangwa se kizima, kibasha kukugeza mu ngamba nzima Imana igushakaho. Zaburi y'143 umurongo wa 5 kugera ku 6 handitse ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki zawe, nkuramburira amaboko, umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. aha Dawidi yumvaga aremerewe kandi afite agahinda. igisubizo cy'ikibazo cye nticyabaye gutekereza ku kibazo gusa ngo yigunge yihebe, ahubwo yararwanaga cyane, cyangwa se yarwanyaga icyo kibazo mu buryo bwo guhitamo, cyangwa se akibuka iminsi myiza ya kera Imana agiye ikora. mbega ntihise reactinga ngo avuge ngo ngewe mfite ibibazo, yahise yibuka ko hari ibintu byiza Imana yagiye ikora mu buzima bwe. arangije afungura ikiza cyari gifungiranye, arangije aranarayizinga mu bya kera, akora decision, implementing, arangije arambura amaboko, aramya Imana.
mbega ese yibwira ibikorwa Imana n'imirimo y'intoki zayo. Mu yandi magambo yatekerezaga ku kintu cyiza kandi bikamufasha kunesha agahinda n'imibabaro yanyuzemo. This is a good reaction. Abantu benshi bazajya mu ijuru, ariko abenshi muri bo bazaba batarabayeho ubuzima bw'umunezero n'ubutsinzi hejuru y'ibyaha na gereza mbi z'ibitekerezo. Kujya mu ijuru ni ibintu bisanzwe, ahubwo ikibazo babayeho mu buzima bwo mu isi gute. Abantu benshi bashobora kuzajya mu ijuru, bazajya mu ijuru baririnze, ariko ugasanga mu isi hari ubuzima babayeho bubi bitewe n'ibitekerezo byabo byari byarafunzwe, barirengagije ko hari intambara ibera mu bitekerezo. Rero tugiye kureba ngo ese gute twarwanya imitekerereze mibi cyangwa se ubuzima bw'imitekerereze mibi. Ikintu cya mbere, baho ubuzima bugendera mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo riturifurekitinga uburyo tugomba kubaho neza, mbega mu buryo bw'Imana, mu buryo bw'umurongo w'Imana, mu mucyo w'Imana. Icya kabiri, senga kandi wubahe umubano wawe mwiza n'Imana. Senga wubake umubano mwiza wawe n'Imana. Icya gatatu, tekereza ku byo uri gutekereza, umwanzuro uwufate ugendere ku ijambo ry'Imana. Niba ugiye gufata umwanzuro w'ikintu ugiye gukora, jya uhuza uvuga ngo ibi bintu Imana ije yabyemera, si ijambo ry'Imana rirabyemeza. Ikindi cya kane, babarira abakubabaje, rekera imyenda abakwambuye. Akenshi dukunda kureactinga negative, tukarakara, tukagira umujinya, tukitura n'abandi nabi batatugiriye, ugasanga hari abantu babigendeyemo bitewe n'uko twanze kubabarira, twanze kurekura ibyatubabaje, twanze no kureka imyenda y'abatwambuye, ahubwo tugumana twebwe ibyo dushaka gutekereza, ibyo twishakira mu mitwe yacu. Rero biba bidusaba ngo umuntu wese afate reaction nziza, afate ibitekerezo byiza, agendere mu nzira nziza. Niyo kintu cya mbere umuntu aba agomba kureba. Ikindi cya gatanu, wikihutira kuvuga vuba, mbega avuga makeya watekerejeho kandi meza, kuko ibituvamo nibyo bitwanduza. Niba uvuze ibintu bibi, menya ko bisigara mu mutwe wawe. Niba wanze imigambi mibi, menya ko bisigara mu mutwe wawe. Mu yandi magambo, niba ushaka kuvuga ibintu, tekereza reaction cyangwa se reflection izasigara mu mutwe wawe ko izanduza ubuzima bwawe. Nshuti yanjye, teza umubano wawe imbere n'Imana Data. Imana iragukunda, yuzuye imbabazi, izagufasha. Shaka uko wamenya Yesu na Mwuka Wera. Ibi ni ibintu byagufasha kuba uzi Yesu, kuba uzi Imana Data, kuba uzi Umwuka Wera. Ndagira nkubwire ko tuzakomeza kureba bino bintu, tugeze iyi ni part 1 cyangwa se Battlefield on Mind. Tuzareba iyi ni part 1, tuzareba na part 2 na 3 kugera kuri 4. Ariko ikintu ushaka kuvuga ni uko ibitekerezo byacu tuba dukeneye kubimanaginga hamwe no gusenga, Imana ikagenda idufasha kubishyira ku murongo. Ariko ikintu ushaka, winegirije ibitekerezo bikurimo, winegirije ibikurimo, winegirije ko ibitekerezo byawe ari byo bibwiriza umubiri wawe gukora ibyo ugomba gukora. Rimwe na rimwe hari igihe turenganya umuntu ngo umuntu aragututse, ntutekereze ko atari gututse, ahubwo ni mind ye yagututse. Bivuze ngo yanduye umutwe, kuba wamukubita indi ngumi ukamuhora, ugahora ukarwana, bya nta kintu biri bukemure ku buzima bw'icyo yagukoreye. Ikindi, niba umuntu wenda ubona afite umutwe handuye, umuntu afite agahinda, umuntu akawambwira nawe agahita agukushuma, akakubwira nawe nabi, wamubwira neza ugahita agusubiza nabi. Ntuzibwire ko aragusubiza nabi ari umubiri ubikoze. Ni ibitekerezo bye byamaze kwandura bitewe n'intambara ziba mu bitekerezo, no kureactinga negative bikumuri hafi bitewe n'aho yanyuze, na gereza zubatse mu mutwe we z'ibitekerezo bifungiranye. Ugasanga nta kintu cyiza afite mu mutwe uretse ikintu kibi gusa. Rero Imana itwigishe guhangana n'ibitekerezo bipfuye, no ntambara tuyirwane, kandi Imana izatugira neza. Rero Imana ibahe umugisha ko mwabanye natwe, mukomeze mugire amahoro, kandi mukomeze mukore subscribe, mukore share, mukore like, mukore comment. Imana irabaha umugisha kandi Imana irabarinda kubw'ibitekerezo byiza mukomeje kugira. God bless you so much. Turi kuri Healing Word Official. We love you. God bless you.